Every power against you must go back to sender in the name of Jesus. The Holy Ghost is here to protect you, to remove you, to pour out your life in the darkness, protect us. I'm telling you, this is your time to shine. Rise and shine. Please, praise the Lord. Don't forget the offerings and tithes and sacrifices, because you are going to get a new prosperity in your life. This is your new page. This is your new page. Because everybody spiritual against you must back to receive fire in the name of Jesus. This is how the Christian and the people who knows the power of the Holy Ghost must speak in the light without fear, without anything. Turatangaza ubuzima bushya, ndagira ngo dekare icyerekezo gishya kuko uburozi bwose ibintu byo kuvuga ngo Imana izabikora, ugomba kubikora, Imana ikabishyigikira. Ariko uwo yagomba guhika umusaraba, bisubireyo, bisubire kubabyohereje, bisubire kubabizanye in the name of Jesus, bisubire kubabizanye, bisubire kubakuvuze, bisubire kubaguhize, bisubire kugutera, bisubire kubavuze ngo ntuzakutera imbere, bisubire kubabizanye, bisubireyo, se back to in the name of Jesus. Comment, share and like. Kandi dushima byandikije hatubwira ngo niba ibyo ubona dukora bigushimishije, dushyigikire mu buryo butandukanye. Nimero zirahari, uruw'agaciro, uruw'imbaraga, kandi uzagera kure kandi uzumva byinshi. Ndagira ngo kano kanya twongere dutekereze ku nzozi zo kurota ubona umuriro. Umuriro tureba. Buriya nubwo turirimba ngo by force by fire, ariko tuba tuvuga fire y'Umwuka Wera. Aha ni umuriro usanzwe, kubona umuriro gusa. Mu nzozi ureba umuriro bisobanura yuko ari ikiza kikuziye, gikomeye, kiri bwatake abawe n'ibyawe nawe ubwawe. Imana ikuburira ngo senga ikintu cyose kirwanya ubuzima cyampagurukiye kinza go to the sender in the name of Jesus. Hallelujah of Nazareth. So wigira ubwoba, don't get wigira ubwoba, witinya imyaka bimaze, ahubwo must. This is an order. Kubizi Cyongereza ni must, ni itegeko, ni imperative. Haravuze ngo bigombe bisubire kubabizanye, kuwabihamagaye, n'uwabishyizeho, n'uwabiteguye, kuko karande iraguherekeza. Urira indege ikurira, kodesha inzu ukinjira mbere, uzana umugore akamuza imbere, ukazana umugabo ikamuza imbere, ukabyara umwana mbere y'ibise bikimara gusohoka. Karande ati nanjye ndaha ndahari. Ariko turavuze ngo every power against you must go back to sender. Yes, kamashimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku Umwuka wa Wera Ministries. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire umunsi wa mbere w'iminsi 7 iki cyumweru tutangiye, ari nayo hajya ni cyumweru arangurishije ariko nabireba kuri telefone. Dufite nk'icya gatatu hari. Cya gatatu buriya. Uhari vuba ku 14 kuko kwezi waruzi ko kuzagira ibyumweru ku cyumweru hatanu. Kwezi ni special. Abantu bakorera amafaranga cyane rwose. Kwezi ni special.
munsi ni kuri leta tariki 17. Yego. Noneho ni ukuvuga ngo iki cyumweru kizagira ibyumweru bitanu. Kuri ebyiri hari ku cyumweru, ku icyenda hari ku cyumweru, ejo tusoje hari ku 16, kuri 23 na 23. Byose uko ni ibyumweru bitanu. Aho ni sawa. Kuvuga ngo imbere dusigaje ikindi cyumweru ariko gifite no kuzatangirirwa n'ikindi cyumweru. Wow. Zero tariki 17 agiye kuri kamera z'Umwuka Wera na Bisubiye. Ya urakoze cyane mukozi w'Imana, urakoze ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Turabashima, tubakunda, tubanezerwa. Comment nyira mwarazibonye kandi twarabashubije. Ariko numva nkeneye kongera gusubira muri rya jambo ngo mukabwira bose. Yikorera umusaraba. Bose ngo utikorera umusaraba yema mukurikira. Iminsi yose tugira ngo dukosore imyumvire ishaje y'abantu bibwira ko Yesu abibabereyemo byose. Hari ibyo ugomba kwiberamo nshuti, kaguha ubuzima. Hari n'ahandi yavuze ngo rero umuntu ashobora kwiyangaka ko umusaraba wankurikire ngo ntashobora kumwigishwa. Tubona ko imisaraba ari inkomoko y'imiryango n'imivumo twarasenze Imana. Rero nagira ngo unyemerere unkundiye dusenga Imana dutangire kino kiganiro, aho uyu munsi nifuza kuza kuvuga ku nzu zigera kuri 3, 4 cyangwa 5 timini zibaterwa n'igihe dufite. Sadepa wa mugani. Kansuza abantu bari barengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru mu gihe cy'Imana cy'abaturage ba diaspora n'abantu bose bagira ubuntu tugahurira hano ku Mwuka Wera Ministries, abatuzi n'abadukunda. Nanjye ndabashubuje mwese Imana ibahe umugisha, mbakuriye ingofero, muraba agaciro, muraba icyubahiro, duhari ku bwanyu, muhari ku bwacu, kandi mukomeze mudufashe ku Bumwe bw'Abera Ministries. Muzirikana ko tugirana na kashami gato kitwa ngo tubageraneho ubwuzu, abantu bashonje, abantu batarya, abantu batagira umuntu bagaburira, abantu batagira ubitaho, bo wa mbere wo kubashyigikira no kubagirira neza, abantu baba ahantu babiramubwire manwe ikitwa Ubumwe bw'Abera, ikitwa tubajyaneho ubwuzu. Hari umuntu twubakiye inzu, twishyira kamera n'ibikuba tuzareba byose, nabo twagaburira, nabo twambitse, turacyabikora. Wowe ufite umutima wa kimuntu, ufite urukundo, uzirikana abantu, kandi Imana iguhe umugisha. Kuvomera abandi n'abazavomerwa. Imana nyiricyuro nyir'ubutware, byiringiro byacu, mahoro yacu, mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo w'i Nazareti, dusengeye abantu bose basabye kubasengera Imana na comments zakurikiyeho. Turavuze ngo abo bose batsindira urugamba kandi ubagirire neza, ubabere ingabo bakingira mu izina rya Yesu. Ndasenze Mana ishobora byose, Mana y'imbaraga, Mana y'icyubahiro, mpagaritse ubutware bw'abadayimoni, mpagaritse imikorere y'abadayimoni, mpagaritse imikorere ya Sekibi. Ndavuze ngo mu izina rifite imbaraga rya Yesu, tujye imbere, tugirire neza, kandi twese duhanwe tubisabye twizeye, twamba duciye bugufi mu mazina atatu, Imana Data, Imana Mwana, ndetse Umwami n'Umwuka Wera, kugira ngo bize bigwire kuri twebwe bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha mushumba. Amen. Kandi twishimire. Yego rwose. Iguhe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yaguha. Kongerere ubumenyi no gusobanukirwa n'ubwenge buturuka iwayo. Kandi izaguha imyaka myinshi kugira ngo ukomeze utwandikire ibyakozwe n'intumwa bikurikira. Ibyakoreshejwe iby'Umwuka Wera yakoresheje abari inyuma y'intumwa. Ndi intumwa ariko sindi muri 12. Muri 12? Ubwo ndi muri za zindi 2000 bitarapfukamira Bayali. Yego. Ya so rero kandi nazo bazibamo. Oya no ukaba nk'iya 27. Imana irabizi. Haleluya. Inkorera ko umufite izina rishya. Tazwi n'uwari we wese kiretse uri hawe. Haleluya. Amen. Hanyuma rero tugiye gukurikira muri za nzu twifuza ko twinjira mu bindi byigisho bindi by'ubwenge Imana iduha, kuko abanyazwe inyenyera bibwe ni benshi, ahubwo hari n'umuntu wambwengaraza kuzindukira hano ntabwo namubonye, kandi ndamushimira ambwiye ko asengera mu idini ry'Abayisilamu ariko akunda kuwa mbere rero kuwe muraza. Oya ntago ari yambwiye ko aza kuwa mbere. Yakuye ko aza kuwa mbere. Nako ntiyaje. Oya umunsi utegereza naje. Nimara kugenda isaha twahanye yayirengeje
kandi mu bintu nahakanye kandi nshaka no kuzana kubwira umuntu wese ukwicira isaha ujye ubanza umubaza ikibazo kimwe, kuko aba ashaka gushyira mu ntego ibyawe yabyishe, kandi umunsi utegereje kwiyongera. Umuntu ukwicira gahunda aba ashaka gushyira muri gahunda ze, kandi isaha ashaka gukora gahunda zaba yazishe, kandi nta gihe Imana yongeze yongera umunsi, amasaha y'akazi araza. Burya iyo mbyishe nanjye ndababara, ndabwira ntimbabarira. Yego nta kintu, ariko nawe byishe, ariko nawe urabyumva, ubuze ukuntu usaba imbabazi unyandikira, ariko ndi mu nzira ihangane ko ubuzi neza ko hari ibyanjye wangije ko byamera kose. Nanjye maze niruka numva nahagira, ni ukuri n'abakare bampaye agacyayi naho ngasoma nza niho kugira ngo nakwicira gahunda. Tugiye twari ibintu byinshi duheruka kuvugaho n'izejo, none mwibuke ko twabaganirije live noneho ibimenyetso byerekana ko icyoro cyatwawe ibintu n'uburota. Uyu munsi noneho inzozi in general, icya mbere kurota umwuzure. Kurota umwuzure mu nzozi, ukarota amazi yuzuye mu bishanga, mu bibaya, noneho bikaba ibintu bigoye cyane, bikabona amazi yuzuye ari maza yegera inzu yawe, yegera ubucuruzi bwawe, yegera ibyo utunze, yegera business yawe, yegera iduka ryawe, yegera abana bawe, yegera ibiro ukoreramo, yegera ahantu uri. Birasobanura yuko ari umwuka ukaze cyane, ari imyuka mibi kwataka irimo iza igira ngo igutware, iguhombye, ubura ibintu, ubura ubuzima, wibwe, utangire gucishwa bugufi ndetse no guhura n'ibibazo mu buzima bwawe. Hari bicyaha kurota ubona umwuzuza cyangwa amazi. Dushobora kuvuga umwuzure ukagira ngo ni nka yo kwa Nowa, no, na cya gihe imvura igwa imigezi igatemba yegera iwawe, cyangwa umuvu utembera iwawe, imivu y'amazi atembera, ko ukabibona mu nzozi, ntabwo ari ukubibona gutyo bisanzwe. Biravuze ngo ibi bintu urimo ugenda ureba icyo bishaka nta kindi cyane, ni umwuka mubi ukwatatse, urimo uzi ukwataka, ushaka gushyira mu gihombo, mu bukene, mu nzara, mu mibabaro, mu gahinda, gusenya ubuzima bwawe. Rero nta kindi uzakora, uzasenga amasengesho y'iminsi 2, nurangiza usome Yesaya 59 umurongo wa 19. Imana izaguha umugisha kandi Imana izakugirira neza. Aho numara kuhagera ukahasoma, nibwo uzakuramo intsinzi igaragara, ifatika kandi kugeza kure. Ayo magambo se yaba avuga iki, asobanura iki? Yesaya 59. Ubwo uyu munsi nashoboye kuba ndimo nkorera muri ofisi, nta cyambuza ko dusoma ibi bitabo byose, kuko si mwebwe mwese mufite Bibiliya byanabagora, abandi binatandukanye, ariko tubonye Yesaya 59 umurongo wa 19. Handitswe ngo iki rero? Handitswe aya magambo, handitswe ngo iki? Yes, nahageze umurongo wa 19. Haravuga amagambo ameze gutya ngo kuva iburasirazuba kugeza kuva iburasirazuba abantu bazubaha Uhoraho, kuva iburengerazuba bazamuhesha ikuzo, kuko azaza nk'umugezi wasendereye azana n'inkubi y'umuyaga. Ni ukuvuga ngo we Yesu azaza ava iburasirazuba n'iburengera, ariko aje gutabara wowe. Sengera muri ayo magambo kugira ngo Yesu aze yirukane uwo mwuzure n'ibyo byaguteye ku buzima bwawe, kugira ngo bikubangamire rimwe na rimwe ntubashe kugera imbere, kuko za nzozi warose zitani nziza cyane. Ukoresha uwo murongo kugira ngo Imana igushoboze byose cyane. Indi nzozi rero, kurota imbuto mu buzima bwawe. Mu nzozi ukarota imbuto, mu nzozi ukazibona bazihinga, ariko utari muzirya, uzisarura se bazisarura, upfa kuba wazibonye. Rero ariko aho byumve, kubona imbuto zisa nkaho zarengeje igihe cyo kwera zikabona.
nk'imineke yashaje yahoze, avoka zamaze kwangirika, ibintu byangirikiye ku biti, ukabirota muzisobanura yuko nta mugisha, nta musaruro uzabona, waba uwo ari wo wose, waba wo kubyara, waba gutera imbere, haba ku mugabo, kuko ibyo bisa nabi. Ariko iyo urose imbuto zikiri nzima mu nzozi, bisobanura ko amayira yagiye gufunguka. Bigaragara ko wa mugabo wa mugore we winjiye mu masezerano yawe y'uburyo bwiza. Rero icyo ukwiye gukora ni Zaburi 92 umurongo wa 12, Matayo 7:15-20, ugasenga utirije ubusa ukinginga. Niba uri zaraboze, senga Imana cyane. Niba uri zitaraboze ari nzima, shima Imana ko ibikoze, kandi ntukabure ibyo uzakora byose. Nta gitambo n'ikibanziriza agakiza. Banza ukizwe, menya gutanga ibitambo by'izo mbuto zaboze, umenye no kwibira umugisha w'izo mbuto zikiri nzima. Ku mugisha wawe Imana itugire neza cyane. Yesu abaho umugisha, turabakunda, mukomeze mukore comment, share and like, kandi ushimira byandikije, kandi tubabwira ngo niba ibyo ubona dukora bigushimishije, dushyigikire mu buryo butandukanye. Nimero zirahari, uruw'agaciro, uruw'imbaraga, kandi uzagera kure kandi uzumva byinshi. Ndagira ngo kano kanya twongere dutekereze ku nzozi zo kurota ubona umuriro. Umuriro tureba. Buriya nubwo turirimba ngo by force by fire, ariko tuba tuvuga fire y'Umwuka Wera. Aha ni umuriro usanzwe, kubona umuriro gusa. Mu nzozi iyo ureba umuriro, bisobanura yuko ari ikiza kikuziye, gikomeye, kiri bwatake abawe n'ibyawe nawe ubwawe. Imana ikuburira ngo senga, kuko n'ubundi umuriro ni ikimenyetso cy'urupfu no gusenya. Rero iyo urose mu nzozi zawe, mu nzu yawe, mu iduka ryawe byafashwe n'umuriro, bisobanura neza ko ni igihombo cyihuse Satani yateguye. Biragusaba guha ugasenga Imana, ugahagarika uwo muriro. Ibyo banza ubyumve cyane, ubisobanukirwe. Igihe umuriro uje mu nzu yawe, mu nzu y'abana bawe, mu nzu y'umukwe wawe, mu iduka ukoreramo, ku modoka yawe, ku igare ryawe, kuri moto yawe, kuri telefone yawe, aho wicara ukora umuriro uraza uhataka, biravuze ngo ni umuriro uzanye gusenya no gukubika. Umuriro utwara ibintu byose, ugatwara ubuzima, ugatwara n'ibiri mu nzu n'ibyayi byose ukabijyana burundu. Bivuze ngo rero umwanzi ahagurukiye kurwanya no kugusenya, no gusenya ubuzima bwawe, no gusenya hazaza, no kugushyira mu kaga. Rero birasaba iki? Muntu w'Imana unkurikira, reka nywa amazi mbone mbivuge unkurikira ibimusi byasabwa. Cyambere senga, usenya ibyo bintu, uvuga ngo ikintu cyose gitagetinze jewe, kindwanya, gishaka kunshyira hasi no kunkura mu nzira, gisubire kuba kizanye mu izina rya Yesu. Hanyuma usenge wiyirije iminsi 3, usome ubutumwa bwiza bwa Yesu kusobanurwa na Yohana 10:10 na Wera 2:25. Uzakaje muna kunze ngo go back to sender. It means every triad assigned against me, go back to the sender. Go back to the sender.
bisubire ku babizanye, bisubire ku babikoherejeho, bisubire ku babigutumyeho, ibyo birozi bisubire ku babizanye, ako kaga gasubire ku bakazanye. Reka nkubwire n'ijambo ry'Imana, back to the sender, back to sender, back to sender. Oh hallelujah. Aravuga ngo ibi byazanywe n'akana kabisubireyo, si uburozi, si ubugome, si ukwangana, si ugushwana, si ukwigira mwiza, ariko wakuzanyeho kino kintu kugira ngo agusenya, bisubire. Bisubire senyi. Go back to sender. Hele matai dosai von mora. Adokipa mbone fire. Aha ndumva nge ntanashaka no kugira izindi nzozi mvuga jewe unyemerere ndekera ahangaha. Nibyo byaba ari ibyo, ariko tumenye ko n'umwuka wo gusenya back to sender, hoda cyangwa back to the sender. Hari ababikohereje bisubire ku babizanye, bisubire ku babivuze, bisubire ku babiterekera, bisubire ku babaragura iryo hembe, bisubire bafate, bisubire ku babizanye, umuriro usubire ku bawuzanye, usubire ku babuzanye. Ndakubita izo mbaraga, ndasenya, ndarandura, ndavunagura, ndubika hasi mu butware duhabwa n'ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa mbere ku bumwe bw'abera ministries. Turavuze ngo bisubire ku babizanye mu izina ryayo. Shyigikira nanjye bisubizeyo. Naye vuga ya magambo inshuro ziri ngo bisubireyo. Vuga ngo bisubireyo, ariko bisubire, ariko oya bisubire ku babyohereje. Oya bisubire ku babyohereje. Bisubire ku babyohereje. So pele for more. Tandoza imene fire. Ntabwo tuziyemera agasuzuguro k'abadayimoni ko kicara ku mutwe w'abantu bakorera Imana, bagusuzuguye imyaka myinshi, baguteye imyaka myinshi, urabirota ukabireba ukumva ndakarara. Bisubireyo, bisubire ku babyohereje, bisubire ku babizanye in the name of Jesus. Bisubire ku babizanye, bisubire ku bakuvuze, bisubire ku baguhize, bisubire ku gutera, bisubire ku bavuze ngo ntuzakutera imbere, bisubire ku babizanye, bisubireyo. Back to in the name of Jesus. Hobele Kostai. Back to the sender. Back to sender in the name of Jesus. The blood of Jesus can open your way, can open your destiny, can open your life, can open your family, can open everything in your life in this morning. This, oh hallelujah. Turasenya, turakubita, turatera paralysis migambi y'abadayimoni. Every power against you must back to the sender in the name of Jesus. Aho yava hose, uko yaba ari hose, uko yakora kose. There is a power to destroy it, to demolish it, and to remove it, and to bring a new prosperity in your life, and new joy in your life, happiness and everything in your life. Yaraje aratwara muri isando mfasha gusenga muri aya mavuta. Sengana nanjye, zenguruka huri, niba uri mu nzu kugenda genda, niba uri muri office kubita abadayimoni bashaka kwirukana ukaze, senya ibyo bintu bikubite bivaneho, uvuti bisubire, bisubizeyo, bisubirayo, back to the sender, back to the sender of Jesus. Bisubizeyo ahantu subiye byose kagira ngo ugende ugira imbaraga kandi urushaho gutsinda cya gitekerezo no kugeza kure icyo wifuza kure ugenda ugeza ibyayo byose. Back to the sender in the name of Holy Ghost. Suzuguro, yego, kwambura ijambo, yego, kugufata uko babonye, kukureba uko babonye, bisubireyo mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu muriro turasenze nusubireyo, yego, ntabwo ntinyare. Hari umuntu ucara ngo yanga, urabona ngo yaravuze muri Bibiliya ngo umuntu nagukubita urushyi ngo uzahindura umusaya. Nge nta musaya nzahindura, ndavuze ngo ndabisubizeyo mu izina rya Yesu. Aho byavuye sibura ibyo babyemera buri ngo umuntu nagutwara ikanzu umuhindi nsigare nambaye ubusa. Hari ijambo rivuga ngo cyakora icyo ntazamwe umwanzi wanjye n'amazi n'ibiryo. Ariko nukuri nyubakubita haravuze ngo iri jambo dusomye, every tragedy assigned against me go back to sender in the name of Jesus. Fast and pray 3 days must be the same.
ubu uracecetse ngo wicare abantu bakugira uko bashaka, bagufasha uko uri, barakubonye, urumva uberewe no kubaho nta mugabo nta mugore, uberewe no kubaho nta buryamye ari agahinda, nta kazi, nta buzima, umbwira gusa ngo wavuye ku kinzanye, ngo Imana yavuganye nawe ngo ubitse amasezerano. Ayo masezerano aheze mu bitabo atajya mu bikorwa ni ukubera iki? Erega Satani ntabwo ashaka ayo masezerano asohora, kandi umenye neza ko Yesu yarivugirwe ngo wasiwe ubonye ishyano, kuko Satani akumanukiye kandi afite umujinya. Uwavuze ngo aratumanukiye ntabwo yari abiyobewe. Niyo mpamvu yavuze ngo uwikunda wese bizamurushya, ariko uwiyanga aheko umusaraba we iminsi yose ankurikire. Misaraba y'akarande, misaraba y'imivumo. None se mwene da, ntabwo uyu munsi mvuga bagiye muri Amerika pe, ntabwo uyu munsi mvuga bagiye i Burayi pe, simvuga bagiye muri Australia, simvuga bimukiye mu kindi gihugu. Ndashaka kwivugira nto mu Rwanda ko washifitinze ukava Iburasirazuba ukaza i Kigali, none ugasanga ibyo wasize Iburasirazuba bisa n'ibyo usanze i Kigali, ahubwo i Kigali ubayeho nabi. Urumva bigoba kubera iki? Uwakurwanije twerega ni imyuka mibi. Uhambira ivarisi, abadayimoni bagahambira indi, ati turajyana tu. Wagura intebe, ati nta ntebe twicara, turicara muri we. Nyamara ntabwo uri kubyumva. Mbere na mbere urimo ushaka inzu ukodesha, baba bakuri iruhande, winjira mwinjiranyemo. Ntabwo uti ko na shifitinze nkava Iburengerazuba bw'Amajyepfo, nkava za hepfo y'ungiyo za Nyamasheke, nkava iyo za Ntuze, nkava iyo za Gatindori bariho nivugira, nkagenda nkava iyo za Butare, za Cyankuzo, za Ntuze hose, nkava Burundi. Nkava kuki na shifitinze nkaza, kuki navuye icyaro, kuki uyu munsi ndi i Kigali ndi mu bibabaro, ngibabaye ntacyo mbona. Biravuze ngo hari imbaraga zikumonitaringa ku manywa na nijoro. So today anaho uza gufungurira kino kiganiro, uravuga ngo ikintu cyose kirwanya ubuzima cyampagurukiye kinza, go to the sender in the name of Jesus. Hallelujah of Nazareth. So wigira ubwoba, don't get wigira ubwoba, witinya imyaka bimaze, ahubwo must. This is an order. Kubizi Icyongereza ni must, ni itegeko, imperative. Haravuze ngo bigombe bisubire kubabizanye, kuwabihamagaye, n'uwabishyizeho, n'uwabiteguye, kuko karande iraguherekeza. Urira indege ikurira, kodesha inzu ukinjira mbere, uzana umugore akamuza imbere, ukazana umugabo ikamuza imbere, ukabyara umwana mbere y'ibise bikimara gusohoka. Karande ati nanjye ndaha ndahari. Ariko turavuze ngo every power against you must go back to sender in the name of Jesus. The Holy Ghost is here to protect you, to remove you, to pour out your life in the darkness, to take us. I'm telling you, this is your time to shine. Rise and shine. Please, praise the Lord. Don't forget the offerings and tithes and sacrifices, because you are going to get a new prosperity in your life. This is your new page. This is your new page. Because everybody spiritual against you must back to fire in the name of Jesus. This is how the Christian and the people who knows the power of the Holy Ghost must speak in the light without fear, without anything. Turatangaza ubuzima bushya, ndagira ngo dekare icyerekezo gishya. Kuko uburozi bwose ibintu byo kuvuga ngo Imana izabikora, ugomba kubikora, Imana ikabishyigikira. Ariko uwo yagomba guhika umusaraba. Imana ishyigikira ibitekerezo byiza. Yego. Namwe unkoza ahantu. Unkoza ahantu ngiye gusubira inyuma gato. Yego. Njya nkunda mu bagabo nkunda umugabo witwa Gideyoni bavandimwe. Yego. N'umuntu ibiri mushu, ibiri yonyine, ntabwo mvuga ibintu byinshi. Ibiri yonyine isigaye. Simvuga ibintu byinshi.
uyu Gideyoni yarimo asekura ingano azisekurira mu muvure barahengera ntibahasekurira. Yego. I Burundi umuvure bawita ngo ni ubwato. Yego, butoya. Bawita ubwato. Rero icyo nkunda ni kimwe. Marayika amubonye amugira ati Gideyoni wa munyembaraga ukaba nk'intwari. Ndatari ko baretse ibyo bintu. Naba ndi umunyembaraga gute kandi abamidiyani batumaze igihe kirekire. Imana iramubwira ati nkwibwire niba utananze igihe Gideyoni ni umuhererezi. Uko ayowasi Yezereli utunze ibigirwamana komoka mu muryango wa Manase umuryango uciritse ntakize bisire gute. Aramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Ni imbaraga z'ibitekerezo yari amubonyemo. Yego. Ndagusaba ngo nawe utekereze cyane. Yego. Tekereze byigiye imbere. Yego. Change your mind. Change. In the name of Jesus. Amen. Akira byose wifuza uyu munsi. Amen. Senga uzenguruka. Yego. Twika senya arandura avana ukora ibyo bintu byose. Yego. Kandi ubikorera mu izina rya Yesu. Amen. Mucyo Imana bana. Shalom shalom. I love you so much. Mudushyigikire, muduhamagare, mudukurikire, mutubwire byose. Turabakora tuvuze ngo shalom. Shalom shalom. Amen. Amen.